Ni amakuru agezweho ku Bugingo bw'Ijuru TV mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga ahazwi nko mu Rw'Inzovu. Bivugwa ko hagaragaye muri iki gitondo Bikira Mariya. Ese nibyo? Basha gukurikirana Ubugingo bw'Ijuru TV ubashe kubimenya. Habyukiye abantu benshi ndetse ngo abantu bari kubibona. Bivugwa ko yagaragaye muri ako gace ko mu Rw'Inzovu. Abantu benshi bahabyukiye ndetse n'abantu bari guhurura ndetse n'abantu bari kujyayo. Abapadiri nabo bari kujya gushaka amakuru barebe ko ari byo, amafoto yafashwe ndetse n'ibindi. Turacyashakisha amakuru kugira ngo tumenye neza ibyo ari byo. Nubasha gukurikira Ubugingo bw'Ijuru TV uraza kubimenya ndetse byose tubikugezeho. Ubu turi gushaka amakuru tumenye ko ari byo. Nitumara kubimenya turaza kubikubwira. Icyo usabwa ni ugukurikira Ubugingo bw'Ijuru TV ubashe kumenya ese n'ahangaha hagiye kuba nk'ikibeho mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga ahazwi nko mu Rw'Inzovu. Gusa nyine abenshi ndikumva bari kubyemera ngo nibyo hariho n'umupadiri dutegereje ibyo turumva aravuga ngo ntabwo ari byo, ariko nyine gusa bari kubibona nyine ngo bari kubibona.